uyu mwaka nk'uburirane hari imigambi n'imigabo n'imigambi yarari kumbwira Regis inshuti yanjye yice hariya hari imigambi wenda afite agahinda ku bantu mwese bakatiwe ku itariki 33 aha babihanganishije umve mukomeye umwuka wera abahu murize waremera abantu kuzabaririmbira muze dusingize Imana muze dukuze uwo muhuremye waduhanganye urukundo natwe turakuririmba murakoze murakarama muraho neza meze mute nje nitwa CASSAH meze neza Diana meze neza tumeze gutya ni wanene umwaka mupyagara umwaka urakomeje gutangira bazi ko azashira iminsi 130 ego kunyagasa iminsi zarangira hey so mwatangiye umwaka mute twebwe twawutangiye neza Lilian umwaka wawutangiye umwaka wanjye ni mupyagara umuntu abataramenye icyerekezo akibyigaho neza ari kugenda acishamo abantu amaso ingamba zishyira ku murongo ake ngamba mushyira ku murongo kuki mutazisoza nicyo kibabaje jewe munsi nshaka tuvuge ku kintu kivuga ngo twige kuvuga ibintu ariko tuzanasohoza twige kwandika ibintu tuzasohoza uyu mwaka nk'uburirane hari imigambi n'imigabo n'imigambi yarari kumbwira Regis inshuti yanjye yice hariya hari imigambi wenda afite agahinda ku bantu mwese bakatiwe ku itariki 33 aha babihanganishije umve mukomeye umwuka wera abahu murize abahe umva kambwira ngiye umwaka washize numva hari numva nene naravuze amagambo birangira nakimvuze cyokoze ngiye by'umwaka washize ni 80%. Ibi byo nakoraga ari muri nasanga ahubwo bitari mu byo navuze. Niba mvura uyu munsi nifuje ko tuvuga ku kintu kivuga ngo kwige gusettinga goals kandi duharane ko zigerwaho. Naho kuza nkavuga ngo ushaka uyu mwaka ngo numva nshaka ngo kuzarangira ngo mfite ibi mu magambo kabirarangiye. Oye niyo washyiraho ibintu bibiri. Singombwa rega uvuge ngo bintu mfite ubukwenza mfite abana 3 nzaba mfite imodoka 3 kuko nturi imana ntutanga urubyaro bamba yari afite ariko birangiye njye ngambabwira cyanyine umwana numvaga muri 2020 azaba ari kure ahubwo se numvaga azagera ahantu kure numvaga nyine ahantu nshobora kuzagera isi umeze nka gute simbizi ahubwo 2020 yageze meze nko ari meze na 10 icyahindutse ari agahanga kashaje iminkanyari kaza nta kindi kintu cyarahindutse murakoze numvaga ikindi numvaga kuba umuntu yagira imodoka ari ibintu biraho bisanzwe biraharanirwa wanjye nyine ku rwego nagavuga hano nzaba mpaparika imodoka yanjye ariko kera umuntu yumvaga uko wenda nko guhera mu myaka 20 kuzamura uzaba ufite inzu ufite imodoka ufite abana bose nabavanaga muri 2020 umvaga kuri myaka nta muntu bya myaka 20 uri umwana ntagombaga umuntu ufite imyaka 20 ari umuntu ukuze yashaje mutubabarire babyeyi abantu mwajyaga mubona nk'umuntu ari kugenda mu muhanda okay n'ubu ngubu bibaho kuko bibaho nuko byahinduye isura tubonera kuri social media kuri Instagram kuri Facebook kuri WhatsApp kavuga n'umuntu yagezeyo najyaga nkabona umukobwa wiga muri secondaire umva nkabona ari umudanje nkabona nge nabona n'ikintu twavugana nkabona ntiyamvugisha nkabona isundi bamubwira se wiga muri secondaire wabonaga umuntu warangije kwiga Jesus ikintu naga numva nta muntu ujya ubura akazi cyo kuzanye narangije secondaire mbizi ko umuntu abura akazi byo nari mbizi oya narangije secondaire nabyo narinzi ntabyo narinzi umve ko narangije secondaire mfite na plan B but hano byaga njya hano nagamba ngiki umutinya umufate
Jumuti iyo ndi murago muyizi jumutinya Dushago mufate Nazongo yapenya Jango mufate Ngichana kinare tinya Iki do jumutinya hey rero icyo twashaka kuvuga nyine gusettinga goals kumenya gusettinga goals ntago ari ngombwa ngo usetinge ngo niyo washyiraho ibintu bibiri cyangwa se kimwe ukakigeraho ikindi izo goals bitaguha motivation yo kugira ngo n'ibindi uzasetting uzabigeraho ikindi izo goals nago wandika ngo goals nizi set nushaka ufite akazi ka 2M ku kwezi wabisettinga kujya bikanga kubera ko ntiwasettinze ukuntu inzira bizacamo ikindi ntiwavuze ngo iki niki nako nakantu gashyashya nize nsanganeko ngo baranditse ngo impapuro zarashize ngo amakaye yaruzi kuvuga ngo impamvu hera nimba utaratangiye ku itariki ya mbere none hera kuri iyo tariki ya kangaho ugezeho wivuga ngo ibintu uzabikora kwa mbere ibyo uvuga ngo nzakoresha ibintu kwa mbere biragera nimba ubitekereje kuwa kane nimugoroba kuwa gatanu utangira ukore gahunda wandike ujye uvuga wenda uyu munsi mu gitondo ndabyuka ndajya mu kazi ndava mu kazi ndajya muri ibi niva muri ibi ndajya muri ibi ngere mu rugo izi saha kandi ubikurikize nubikora icyumweru ubikurikiza ibindi bizijyana murakoze shano kuri pe hariho ibintu twajyaga twiga muri entrepreneurship byo kugera nyine kuri ni muri business sibyo kuntu nyine umuntu agera kuri success inzira bicamo ura planning nicyo cyambere ura planning mo hagati harimo ukuntu aho uzakura finance ese bizaje ese kuri uku kwezi nimembwa ayo mafaranga nzakoresha iki ese nzakuraho ayo nzashyira kuri iki kuri kino setinze ese ni mu kwakanga nihaye igihe ntarengwa kingana gute cyo kubibundi bino bintu nabikoze apana kuvuga ngo mu kwa 12 ngo kubera ko nasetinze kari intego z'umwaka ubwo ari uya shyiraho nkuko uzi ushyiraho amafaranga y'umwana kwishuka avuga ngo ndi kumuteganyiriza nimba wasetinze tuvuga nimba wavuze hari igikoresho nafite nashaka kugura imashini yo gufura mu rugo rwanjye sibyo making ubwo bango sinzi arenze kwa kane ntayiguze shyiraho ngo ese ko ibi bintu mbivuze amafaranga yo kwigura muri nzayakura azavahe nzayigura he izazite ese uri nzayishyira kuko ushobora no kuyigura ukabura uyitereka cyangwa se ngasicyo kintu tujya dutanga impano mu bukwe twige muri uno mwaka twige gukora ikintu dukeneye apana icyo dushaka icyo dukeneye twige niba mfite imyenda ariko ndashaka wenda nabonanye ikanzu kanaka ndayishaka kandi si ikenewe kandi nta n'amafaranga ufite ahagije yo kuyigura wenda amafaranga wari kuyakoresha ikindi kintu hari ikindi kintu ukeneye mu buzima bwawe wenda nta nkweto ufite nizo ukeneye zigure ugasanga ahantu batuvuge nimba uri umukobwa uba muri ghetto ugasanga imyenda yawe uracyayitereka hehe mu ntebe cyaho hejuru y'amari amafaranga akaguza ikanzu 30 bivamo akagariderobe kangita nk'akagariderobe kakandi ko kaba muri tedemi turabamarije kameze nk'umwenda wagenda ukagura ukakazana ntabwo ibyo rero uzabigeraho ubyutse mu gitondo ukavuga ngo reka iyo uguze ikintu gikenewe akenshi n'amafaranga urayasevinga kuko uricara nimba uhembwa amafaranga yawe ku kwezi ukavuga ati okay ku kwezi nta kintu nkeneye wenda ikintu nkeneye ni transport ni ibisanzwe mbese ni ukwishyura inzu na transport no kwishyura inzu ayasigaye yose muri uku kwa 12 ubwo abantu bagiye gusohoka muri uku kwa 12 muri uku kwa 12 turangije abantu barasohotse bagize bate bagirana gute na gute muri uku kwa mbere nihereyeho ndabasuhuje ntiwansaba n'igihumbi ngo nyikwereke abantu bose umuntu ajya gutanga avuga ngo none se ni hari theatre yajyaga ikina ntago yizi babura amafaranga yo kujya kujyana umwana ku ishuri wawe yatsinze bari bafite amafaranga yo kose bayasohotsemo mu minsi mikuru mu gihe cya Noheli mu gihe cya Bonani
amafaranga arashize ababyeyi mwibuke ko abana batangiye kuri 6 ni kuwa mbere n'ejo bundi bakabura ikibajyana ku ishuri murumva mumerewe mute ejo bundi n'ejo aho kwamba hari n'abatangiye kugenda ababyeyi bazi ubwenge abana bagifunga bahise bafata amafaranga bajya kugura ibikoresho bikenewe by'umwana bazajya ku ishuri bafata minervare barayishyura amabordero barayabika hanyuma mfite ibitotsi wanje kango kabura kera hanyuma ibintu byose biba byahenze hano hose uciye ibintu biba byahenze kubera abanyeshuri umuntu uzi ubwenge muri ya minsi ya mbere barabikoze babika minervare ayasigaye baranezerwamo yego bararya baranywa barasohoka ariko minervare z'abana ziri hariya rero twige gushyiraho intego twige kwandika ibyo dukeneye dushyireho inzira tugomba kubibonamo nimba ari ikede nzakora cya 2 CASSAH 2 babaza 2014 kandi nkeneye iki sibyo ndeke kujya kugura ikanzu nzatahana ubukwe bwa muroro nkwere ntafite isarubeti yo kujyana muri ako kazi kanjye sibyo cyane pe ikindi twige kwiha gahunda usenge ngo hari n'abantu bishyura minervare ariko abantu baba bazi ubwenge sinyambagarukaho cyane ufata amafaranga akayasipendinga muri ino minsi ntawe neza ko nta handi azakurana uwo nta nubwo namugira inama ubwe ariyanga ntabwo yikunda nta nubwo yiyizi akeneye kwimenya ni hahandi azajya ku ishuri akabona nta yandi mahitamo afite akajya mu ki mu ngeso kuko akeneye kubona ya mafaranga kandi akeneye mu buryo bwihuse ntari no kubona aho yayakura ikindi abana ababyeyi baha minervare mukazijyana mu byisi mwimame abahungu azishyira umukobwa hari n'ufata bourse sha abana basigaye abana biga 2e sineatu akagura undi mwana bigana iPhone nguki ibyo bintu ko bitajya bingera sinzi najyana bibera ngiye mbibona nabandi bantu nkavuga Jesus cyokoze nge nabwira ati murakoze ababyeyi none sugo nayigusubiza mwenaga kandi wigwa as gift none mu gatatu uzi ikintu gitangaje bagira mu gatatu umwe bakamwereza Saint Joseph kabwa indi bakamwereza Lycée Notre-Dame zaza mwagakunda n'uzaza ndagakunda n'ikabwa ari nawe bahita birumvikana umwana wagura undi iPhone ntaga afite wabo umwe cyangwa akajya hanze undi bikanga undi akaza tugafatanya umwuga wo kujya gutembera imihanda ya Kigali nkuko bikekeranye no kubyitira so rero twige kumenya icyo ukeneye ikiri ngombwa mu buzima sibyo kiri ngombwa mu buzima ikizatuma ejo haba heza kurusha uko tureba uyu munsi ni byiza kureba ejo yego beraho uyu munsi ikindi ntibavuge gusevinga ngo bombe ngo ngasevinga ba miliyoni ntugure n'amazi yo kunywa ngo uri gusevinga nanone bari abantu simba kundi imimenyeri yaraje kandi we dufite amafaranga urakoze